Butera yasabye Minisitiri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Abahanzi kubakorera ubuvugizi kugira ngo uruganda rw'umuziki rushakirwe abashoramari kabisa baze kumenamo amafaranga. Reka nongere mpikaze abakunzi bacu rero ku rubuga rwacu rwa YouTube cyangwa se ku muyoboro wacu wa YouTube channel ni AD Group, nitwira dukunda Junior Kevin. Twagarukira mu biganiro umunsi ku munsi, murabizi ko tubibagezaho amanywa nijoro, igitondo ndetse na buri gihe cyose. Ibiganiro iwacu niho bibarizwa. Uyu munsi rero harimo haravugwa iki muri entertainment cyangwa se mu myidagaduro nk'uko dusanzwe tubimenyereye. Yitwa Butera Jean cyangwa se dusanzwe tuzi ku izina rya Knowless, ni umwe mu bahitinzi bakomeye cyane hari wacu. N'umuhitinzi wagiye wubaka izina mu bikorwa bigiye bitandukanye nk'umuziki, niho twamumenye cyane kabisa. Ni umwe mu bantu bakomeye cyane mu nzu itegura imiziki cyangwa se ireberera inyungu z'abahanzi Kina Music. Hari kumwe rero n'abahanzi benshi bagiye batandukanye nka Neri Ngabo, Igor Mabano n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ni iki kiri kuvugwa rero kuri Butera Knowless? Butera yasabye Minisitiri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Abahanzi kubakorera ubuvugizi kugira ngo uruganda rw'umuziki rushakirwe abashoramari kabisa baze kumenamo amafaranga. Ndetse Knowless yongeyemo akantu ko kuvuga ngo babe bagabanyirizwa imisoro ku bikoresho bibafasha gutunganya iyi miziki. Ibi bintu Knowless abivuze ari mu kiganiro cya Sunday Night ku Isango, aho yagiye avuga byinshi kabisa ku bantu bakurikiye ikiganiro kimeze neza cyane. Uyu muhanzi umaze imyaka itari mike mu muziki nyarwanda, dore ko amazemo imyaka 14 yose mu muziki, ubwo yari ari muri icyo kiganiro rero ku Isango Star, yashimiye igihugu cyatekereje iterambere ry'ubuhanzi. Avuga ko bikomeje kubatera ishema ndetse no kwerekana ko abahanzi nabo bitaweho mu gihugu hano iwacu. Butera Jean rero ni umwe mu bantu bashimye byimazeyo ubuyobozi bw'igihugu cyangwa se guverinoma y'igihugu. Ibintu biba ari byiza cyane rero. Knowless yakomeje avuga amagambo menshi agiye akomeye cyane, ko amenshi yari arimo gushima ndetse no gusaba. Ibi bintu ni ukuri kandi koko tujye dushima igihugu cyacu, nta kuntu kiba kitakoze ngo kigende kita kuri buri ruganda mu myidagaduro. Uyu muhanzi rero Knowless yakomeje agira ati hari bamwe nabonye bakomeza kwitabwaho, birushaho kwerekana ko abahanzi twitaweho kandi iterambere ryacu tugenda turishyikaho gake gake. Ati niba umuhanzi akora ari wenyine akaba yiteza imbere, ni icyerekana ko habonetse ubundi bushobozi bwisumbuyeho yatanga umusaruro wikubye wa wundi yari asanzwe atanga. Ni umwe rero mu bantu njya mbona nkamubona njyewe ku giti cyanjye, ariko akeneye ubuvugizi kugira ngo abashoramari yaba bari mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu baze bashoremo inoti kugira ngo turebe ko ubu buhanzi bwacu bwatera imbere. Mu by'ukuri Knowless ashima intambwe ikomeye abahanzi bamaze gutera hano iwacu mu Rwanda, bitewe n'uko ni umwe mu bantu babayemo kera cyane. Uyu azi aho muzika nyarwanda yaturutse, azi n'aho igeze, bigaragarira amaso ye. kandi koko nta umuntu wese wakurikiranye umuziki kuva kera, nawe warushaho kugenda ubibona. Yongeye ati buriya iyo tugiye gukorera amashusho hanze, si uko baturusha ibintu nyaburanga cyangwa se ahantu heza nyaburanga cyangwa se ibyiza iwabo, ahubwo ikintu tuba dukurikiyeho ni bya bikoresho. Yakomeje anavuga ko byanga bikunda hano iwacu mu Rwanda dufite abantu bafite ubuhanga bwo kuba bakoresha ibikoresho byinshi bitandukanye abahanzi bifashisha mu kuba bakora indirimbo zabo cyangwa se mu kuba bakora amashusho y'indirimbo zabo, bazi kubikoresha bimeze neza. Ariko kubera umusoro cyangwa se ubushobozi bw'amafaranga yo kubitumiza hanze buri hasi hano iwacu mu Rwanda, nicyo gituma bafata umwanya bagatega bakajya gukoreshereza indirimbo zabo hanze, kandi hano bahasize abanyarwanda babizi kandi babishoboye. Ni imbogamizi kandi ku muntu wese ngira ngo arabibona, bitewe n'uko hano icyuma cyose giturutse hanze kijyanye na electronic, iyo kinjiye inaha rwose kiba ari icyuma ubona kihagazeho kigura amafaranga menshi bitewe n'imisoro kiba cyatswe. Ibi bintu kabisa tugomba kubiha agaciro kandi tukanabyumva, bitewe n'uko Knowless
ni umwe mu bantu bazi aho umuziki watangiriye kuva kera naho ugeze uyu munsi wa none. Yagize ati kuba koko twebwe twakenera ibikoresho dukoresha, dukeneye ko leta byibuze kuri bya bikoresho twatumye hanze idukuriraho imisoro cyangwa se ikatugabanyiriza imisoro nk'uko tujya tubibona mu buhinzi bw'ikoranabuhanga. Bafata ibikoresho bimwe byaturutse hanze bakabikuriraho imisoro cyangwa bakabigabanyiriza imisoro kugira ngo byinjire mu gihugu ari byinshi. Ati dufata indege tujya kubiza, warangiza ugatega ukongeraho n'imisoro yayo, ugasanga igikoresho kigeze n'aha kiguhenze. Dore ko bagize bike badusonera kuri ibyo bikoresho twabasha kujya tujya kubizana noneho tukabikoresha hano iwacu, ndetse na rwa ruganda rwacu rwa music bikabasha gutera imbere. Hari abana benshi bafite impano ariko ntibafite uburyo bwo kuba bakora imiziki yabo ngo ijye ku rwego ruri international. Yakomeje asobanura byinshi cyane. Cyari ikiganiro cyari kirekire bitakabije, ariko cyari ikiganiro kirimo amagambo y'ubwenge cyane kabisa, afite icyo yamara muri no entertainment yacu nyarwanda. Knowless rero ni umwe mu bantu bakomeye cyane buriya, kubera ko bimwe mu bintu no mu mugore yashimye kuba hariho BK Arena cyangwa se BK Arena, bitewe nuko ni imwe mu nyubako yaje gufavoriza cyangwa se guteza imbere umuziki. Ibirori binini turabyakira, abahanzi bakomeye turabakira, bakaza bakaririmbira ku rubyiniro rwiza, bakaririmbira ahantu hanini kabisa, abafana bari bwicare bakareba bisanzuye nta kibazo. Ariko ikintu yongeyeho yaje kongera haravuga ngo byashaka kuntu no mu ntara bihagera ndetse hakubakwa n'izindi nyubako nyinshi zitandukanye kugira ngo uru ruganda rwa music rutere imbere, cyane ko entertainment ni imwe muri secteur uyu munsi yinjiza nayo ku bukungu bwerekeranye n'igihugu kabisa. Rero ubwo ngubwo hagakwiye kongerwamo imbaraga, hubakwa amazu menshi agiye atandukanye y'imyidagaduro kugira ngo dukomeze duteze imbere uru ruganda kabisa. Ikindi rero waba uramenya kuri Knowless cyangwa se Butera Jeanne, uyu muhanzi ari no gutunganya album ye ya 6 yemeza ko ubuhanzi buramutse buhawe imbaraga byatanga umusaruro ukomeye cyane mu iterambere ry'igihugu. Butera Knowless rero yasezeranyije minisiteri ko abahanzi bazayitaba aho ibakeneye hose. Yavuze ko rero minisiteri idakwiye kugira ikibazo mu gihe ikeneye umuhanzi uwo ari we wese, biteguye kuyitaba kandi nabo nibashyigikire mu bikorwa bategura umunsi ku munsi kugira ngo birusheho kugenda biba byiza. Yitwa Butera Knowless rero. Cyari ikiganiro cyiza cyane yagiranye na Isango Star muri Sunday night kabisa, byari ibintu bimeze neza cyane. Butera Knowless rero ni umwe mu bahanzi mu Rwanda dukwiye gufatiraho urugero, bitewe nuko ni inararibonye, afite experience ihambaye kabisa. Ibaze nawe umuntu uri gutunganya album ya 6 n'umuntu aba yarakoze bihagije kabisa. Murabizi ko mbakunda cyane. Ibiganiro ni buri munsi ku munsi kabisa, tuzajya tubagezaho ibiganiro bimeze neza.